Yemwe mwaramutse nako ntimwaramutse, yemwe muriho cyane ntabwo muriho. Abari mu majyaruguru y'igihugu, mu majyepfo y'igihugu, iburasirazuba bw'igihugu, iburengerazuba bw'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali, yemwe muri aho. Tugiye kuganira ku ndwara gamofobia ikomeje kuba icyorezo ku basore b'u Rwanda, yewe irenze na covid yaraje ngo ni icyorezo, none iyo irarenze aho abasore bagomeje kugumya kuba ingaramakirambi, nako bagomeje kwishimira kuba basiri basaza. Kuri uno munsi turajya ngo tuganire ku basore bagomeje kuba basiri basaza bakiri iwabo, yewe basaziye mu kirambi wabo, yewe ni benshi cyane. Ntaho dusigaye koko, covid yaradusigaje ariko ntaho turi pe. Aho benshi muri abo muganire mwabo basiri basaza benshi, iyo mubashe kuganira nabo bitwaza umurongo wo muri Bibiliya, Abakorinto ba mbere umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9. Paul ahagira ati gushaka ni byiza ariko kudashaka ni byiza kurushaho. Ariko ku basoma Bibiliya cyane nabo bagomeza gusoma bagasanga hari undi murongo uvuguruza mu Migani umutwe wa 18 umurongo wa 22. Gushinga urugo, gushaka abantu umugisha utangwa n'Uwiteka, ariko ibyo byose abasiri basaza bacu cyangwa abasiri basore bacu ntibabikozwa. Aho ku mwanya wa 5 tuhasanga umuhanzi ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, Musabwa Gitoko Patrick, akaba yarabonye izuba ku itariki 12 Nzeri 1985, akaba yarariboneye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho ku mwanya wa 4 turahasanga abastari babiri Nyarwanda, umunyamakuru Alphonse Muhire Munana, akaba yarabonye izuba 1984, naho mugenzi we basangiye imyaka bahuje imyaka Martin Gasigi wamamaye nka MC Tino, akaba yaravutse ku itariki 28 Ugushyingo 1984 mu gihugu cya Uganda, akaba ariho yaboneye izuba nawe. Ku mwanya wa 3 turasanga umukinnyi w'amafilime wamamaye hano mu Rwanda ni Itegeka Gratien aka Papa Sava, akaba yaravutse ku itariki 25 Ugushyingo 1978. Ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri urakeka ko hariho nde? Kora subscribe, share, like kugira ngo tujye ku mwanya wa kabiri. Ese ninde utekereza uri ku mwanya wa kabiri? Mwandike muri comment. Ese ninde utekereza uri ku mwanya wa mbere? Ese muri aba tuvuze ninde ugutunguye? Andika muri comment. Tudatinze tujye ku mwanya wa kabiri. Ilunga Lonje nawe ni umukinnyi wa filime wamamaye cyane uzwi nka Tukuwoti, akaba yaravutse 1972, akaba yaravukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ariho nawe yaboneye izuba. Naho ku mwanya wa mbere ho turasanga siri basaza. Ese ni umusaza ni iki? Ni siri bakambwe. Noneho Kazungu Kereva, akaba yarabonye izuba 1971, niho yabonye izuba.